turabasuje turabifuriza nanone kongera gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Ngewe rero basuhuza ni Alex ntawugendera CDJ nyine ndi kumwe na Clement makuru. Meze neza bisanzwe. Kuki ibidasanzwe se nibi? Nyine ubu hari ibintu usabwa kwakira. Turi mu bihe bidasanzwe natwe tugomba kuba badasanzwe. Ibyo bihe nyine bidasanzwe ubwo tugomba kugira ibisanzwe kugira ngo tubane nabyo. Kuko bigize bidasanzwe n'ubundi ubwo ushobora gushiduka byagusisi. Ariko icyo nakwifuriza nuko tazasigwa n'igihe. Igihe se shatora tukiruke nyuma. Ariko ntabwo kidusiga. Rose igisize wa uri imbere yacu kandi gihore inyuma. Ara tuyaka ngo umunyamakuru igihe cyamusize. Ubwo rero nge bavuga ko cyavuye no kugiye. Igihe cyavuye kugiye. Tuje kuganira rero ku makuru abari kuvugwa hirya no hino ku mugabane wa Afrika mu migabane y'isi yose itandukanye. Ariko tujye kwitsa mu burengerazuba bwa Afrika aho imitwe itwaje intwaro bivugwa ko ari umutwe wa ufitanye isano na Al-Qaeda wagabye ibitero mu murwa muri Mali, ariko ne murwa mukuru n'ubundi wivunika n'ubundi no mu duce tukikije murwa mukuru yego. Uyu mutwe wubuye imirwano ku munsi wo kwa gatandatu aho bivugwa ko kugeza ubu perezida wa Mali Assimi Goïta yaba yamaze guhungishwa. Twabonye kandi abacanshuro b'Abarusiya ba Wagner bari mu gihugu cya Mali bamaze guhabwa inzira n'uwo mutwe. Guterwa kwa Mali cyangwa kugabwaho ibitero n'ura mutwe abari bashinzwe kurinda ubutegetsi ari bo bacanshuro ba Wagner. Ikiganiro nakoze n'umuvandimwe Kanijabo tuvuga harya cyarasohotse rane dushobora kwa kitarasohoka tuvuga ko nta butegetsi bikwiye kwiringira abacanshuro abari bashinzwe kubarinda babatereranye. Ntabwo uri kubona ko kaba ari akagambane kaba kakozwe nimvuga abazungu ariko baravuga ko nzanye ivanguraruhu nabo bantu bakaba babikoreye Assimi Goïta bivu bitabera ntacyo aberaye ntabwo ari ivangura oya akagambane ko ugomba kubimenya ubwabyo kuba mudasangiye uruhu mudasangiye amateka bahari no kubw'inyungu. Waruvuze yuko ari icyo kiganiro mwavuzeho wenda kitarasohoka tuzakibona. Ubundi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagize kwibaza ati ni hehe ubwo ni Perezida Paul Kagame mwabonye abacanshuro batanze umusaruro kuko abacanshuro n'abantu batajya bamara akazi baza mu kazi ko kwitwa ko baje kugufasha ibyo mwumvikanye mu masezerano ariko ntabwo batanga uwo musaruro kuko akazi baba bakarangije. Niba ari ukurwanya wenda imitwe y'iterabwoba niba ari kugarura amatekano n'iki baraza aho ngaho gusa nka kadahwema zimwe bashyira mu myaka ariko kwitega ko bazakubyarira umusaruro ubwabyo waba ugiye nko guhamagara umuturanyi wawe wapfuye uramutse utewe ngo gutabare kuko aba yizira mu kazi ntabwo yaza ngo arwanye umwanzi mu mwaka umwe ahemberwa amezi 12 kandi yarafite ubushobozi bwo kwamara imyaka 5 akirwanya wa mwanzi. Kuba kandi ibira bihugu byo muri Sahel ubone tuvuga Sahel ubwabyo ibihugu bikunze kuvugwaho cyane muri iki gihe ni ibihugu bitatu byishyize hamwe. Ni ibihugu bitatu biyobowe n'abaperezida bose b'abasirikare kandi bakoze kudeta. Iyi kudeta yo muri Mali ya Assimi Goïta yari koloneli yabaye mu mwaka wa 2020. Yego. Yaramaze imyaka 6 ku butegetsi. Wareba kudeta muri Burkina Faso nawe ya Kapiteni Traoré, wareba mu generali Gianiruguru muri Niger. Ibyo ni ibihugu byose ubu ngubu bisa nkaho bivuga ko byiyomoye ku bazungu cyangwa bera bamvuze uvuga ngo urabukoze ironda ruho ariko nabiryo bakora ntiryoroshye uretse ko dushobora kuvuga abazungu nta mutima mubi dufite ariko bakabivuga bafite ibindi bagambiriye. Ubona ko ari ibihugu kuva byakwishyira hamwe bikirukana abafaransa byirukanye abasirikare b'abafaransa ariko bazana abacanshuro b'Abarusiya ba Wagner. Nubundi ntabwo ni nko kuzana nubundi umugore uguguna igufa kwirukana uguguna igufa kazana uri murabunguri kubera ko bose kita rusange abo ngabo bari bahari kubw'inyungu zabo nabuzanye ni kubw'inyungu zabo kandi bariya nubwo tubona ngo batumvikana bagira bati bafite aho bahurira. Iyi mitwe yose warutubwiye ngo iri kurwana kugeza ubwo yishe ministri w'ingabo
Sadio Kamara minisitiri w'ingabo wa Mali wanafashije muri kudeta yashyize ku butegetsi ya Assimi Goïta mu mwaka wa 2001 2021 hanyuma no kuba amakuru ari kugaragaza ko ngo Assimi Goïta yamaze guhungishwa kubera gusumbirizwa n'ibyo bitero by'imitwe yitwaje intwaro nk'uyu mutwe uzwi nka Jinim yego ubu ngubu wagabye ibitero muri iki gihugu ugaba ibitero ahantu henshi hatandukanye bakavuga ko korona ikada nk'uko warabivuze ariko iyi mitwe yose uraza gusanga yose ishingwa n'abe bihugu byo mu burengerazuba na Amerika amafaranga intwaro ubundi birazwi ntabwo imitwe yitwaje intwaro ijya kugura intwaro ariko se nk'imitwe yitwaje intwaro iri muri Afurika wakuze wumva hari n'iturute mu myaka wakuze wumva izo ntwaro izikura hehe ho kubona kwirushaho kugenda yubaka none se ibyo bihugu byo mu burengerazuba na Amerika si byo bikora intwaro none se sibyo ziriya ntwaro ugiuka zireba iyo mitwe yitwaje intwaro ibifite izo ntwaro ntusanga zaguzwe muri ibyo bihugu none se izo ntwaro ziza gute byanze bikunze rero iriya ni imitwe ishingwa nabo mu kwa gashaka buhake mu nyungu zabo bwite kandi urabizi ko n'ubundi batanyuzwe nyuma yo kwirukanwa muri biriya bihugu yaba muri Burkina Faso yaba muri Mali ndetse no muri Niger inyungu zari zifitwe n'ibyo bihugu byo mu burengerazuba inyungu Ufaransa bwari bufite muri biriya bihugu urazikira n'iyumu kimwe cya gatatu cyari n'iyumu icanira igihugu cy'Ubufaransa iva mu gihugu cya Niger kandi igihugu cya Niger nicyo gihugu gituwe n'abaturage bakennye yewe benshi batagira n'umuriro w'amashanyarazi ariko ibyo ngibyo ntabyo gashaka buhake bimurebaho nushaka upfe wowe ariko we ibyo yabibonye ntacyo bivuze nuko ngo bakorera ku nyungu zabo bari batitaye iz'abanyafrika baba abantu mutabaho yego nibyo ngibyo byo uri kuba rero uyu munsi ibitero biri ku uyu munsi icyo bisobanuye niba minisitiri w'ingabo yapfuye perezida akaba yahungishijwe ni nkaho igihugu cya Mali cyaba cyamaze kongera gufatwa minisitiri w'ingabo yishwe n'ibitero byagabwe ku biro bye cyangwa byagabwe mu gace atuyemo no ku rugo rwe biza kurangira rero nawe aguye muri ibyo bitero ariko urumva n'ubundi bitero byagabwe mu murwa mukuru w'igihugu cya Mali ari wo Bamako ibaze noneho ibitero urebe nka Mali ikuntu ingana ku ikarita ibitero ahantu biba byavuye mu bice by'icyaro kugeza ubwo byinjira mu murwa mukuru ibaze nk'abazi urugamba rwo kubohora igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ya mbere Ukwakira kugeza ku ya 4 Nyakanga 94 ariko urabizi yuko muri za 92 ngire ngo gutyo RPF inkotanyi yageze Shyorongi yarinjiriye hehe Kagitumba ribaje interi hari Kagitumba ugeze igishyorongi mu marembo y'umujyi wa Kigali ahantu urebesha amaso ariko noneho ibaze noneho ubwo ngubwo izo nyeshyamba turi kuvuga nazo zageze mu murwa mukuru Bamako zica minisitiri w'ingabo ubu perezida yamaze guhunga na perezida yatewe kugeza ubwo ahungishwa ubwo se urambwira ngo hasigaye iki none se minisitiri w'ingabo niwe mugaba havuye perezida niwe mugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga ntawe uhari burya nubwo wenda ngo habaho umugaba w'ingabo nanone mu gihugu ariko mbona ko na minisitiri buriya w'ingabo yagombye kuba yaba wa kabiri kuri perezida nanone ku ngabo kuba akomeye aho ngaho kuko uzasanga mu bihugu byinshi n'ubundi n'uyu nguyu yari umusirikare minisitiri w'ingabo muri Mali ariko buriya no mu bihugu byinshi uzasanga minisitiri w'ingabo ko kubundi nta nubwo numva kuntu minisitiri w'ingabo yagombye kuba ari umusivili ntuzuri umusivili gute uzajya n'ahantu ngo abantu bapasinze pasawuti n'iki nuzi byari by'imyitozo bakoze nawe bari kugusobanura kimwe n'umuturage urumva niba perezida yahungishijwe ko yagabwaho ibitero minisitiri w'ingabo yapfuye ubwo umugaba mukuru aho hari nawe byanze bikunze yaba ari kubunda bivuze ngo byanze bikunze wa mugambi wagashaka buhake wo kuba utaranyuzwe n'amatwara bino bihugu bisa nkaho byiyomoye bikavuga ko birambiwe kuba ingaruzwa muheto y'ibihugu byo mu burengerazuba na Amerika by'umwihariko igihugu cy'Ubufaransa uko cyo cyari gifite inkoni iyoboye biriya bihugu urebye hepfo mu majyepfo ya Mali cyangwa se hepfo nibyo ku majyepfo ya Mali urasanga Burkina Faso ariko Burkina Faso uzasanga Ibrahim Traoré kudeta avugwa amaze guterwa ngo zirenga 20 urumva ararindwa n'abasirikare b'Abarusiya abo Barusiya wabonye babebera imitwe yitwaje intwaro yabafashe banyibukije Abanyaromaniya bari hakurya hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda kandi none ugiye kureba hari Abarusi 2,000 niko bivugwa bari abasirikare b'abacancuro ariko havuye ingabo z'Abafaransa 20,000
izo ngabo z'abafaransa rero zahavuye zanagaruka ahubwo muri ya mitwe yitwaje intwaro. Uko uzarebe ukuntu bambara ino mitwe yitwaje intwaro yahariya mu bihugu bya Sahel muri kariya gace, usanga ari imitwe yitwaje intwaro ariko itagaragara mu maso. Warababonye baba bapfutse mu maso niba bashaka kugaragara, ahantu hose baba bahapfutse. Urabona yuko rero n'ubundi ukwishyira hamwe kwa Afurika biracyagoye. Ibi ngibi kuvuga ngo igihugu cya Mali cyatewe, minisitiri w'ingabo yapfuye, nta bihugu na kimwe nari nabona cyangwa se ubutumwa bwa Afurika yunze ubumwe niba wabubonye wabumbwira, ariko nanone impamvu utaba wabubonye urayizi nawe. Urayizi se? Ndayizi. Ejo bundi General Neva niwe wagiye muri Burkina Faso, ubwo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kugira ngo arebe uburyo ngo yazahura umubano w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe na biriya bihugu byari byarawucitsemo. Ibyo bihugu byawucitsemo ntabwo byawucitsemo, ahubwo byawirukanwemo, byarahagaritswe. Ibyo bihugu kugeza amagingo aya turavuga ko ari Afurika yunze ubumwe ariko nta bumwe buhari, kubera ko ntabwo wavuga ko ubumwe buhari mu gihe mu bihugu bya Afurika yunze ubumwe binyamuryango ubundi ni ibihugu 55 bitandukanye na bya bindi dusanzwe tuzi 54, kubera ko hazamo na Sahara y'amajyaruguru ibarwa nk'igihugu muri Afurika yunze ubumwe. Ibyo bihugu 55 ariko uraza gusanga hari ibihugu birenga 6 bitari ibinyamuryango kugeza amagingo aya ngaya muri Afurika yunze ubumwe. Ubwo se umwe buba bugihari, kuko iyo Niger kuva habaho iyo kudeta ya General Giani nta yagihari. Assimi Goïta muri Mali yakoreye kudeta nta ugihari. Ibrahim Traoré kapiteni yatera kudeta muri Burkina Faso bahise bahagarikwa muri uwo muryango umwe nta uhari. Wajya hirya gatoya muri Guinea, Doumbouya nawe igihugu cye nacyo cyarahagaritswe. Wajya hepfo muri Gabo kwa Origi nawe barahagaritse. Wajya hasi muri ka gahugu kakarwa kadakora no kuri Afurika kibera hirya mu mazi, Madagascar ya kudeta yabaye ejo bundi naho yarahagarutse. Ibihugu 6 muri 55 uze ngo bihugu 49 bara yuko waba uri umuryango ufite abana 6 muri bo bakaba bakoze amakosa, nkaho wabigere ngo urebe ngo impamvu bakoze bino byari ngombwa bimeze bite, twakora iki, turacyabakeneye, ahubwo wowe ni ukubahana. Nubwo Neva yasubiyeyo avuga ko bagiye kureba uko ngo bazahura umubano, ariko mu ngingo zagaragajwe mu byaganiriweho muri rusange byagiye ku meza byatangajwe, iyo ngingo ntawe wigeze ubonamo mu buryo butomoye. None se Clement, ubu ntabwo kagiye kuba akawamugani bavuga ngo imbeba irya umuhini yo tetera isuka, aho ibitero bishobora kuba bitangiriye muri Mali ariko ikigambiriwe ari ibi bihugu bitatu nkuko byakoze kudeta. Ubwo twavugaga nyine Niger, tukavuga Mali, tukavuga na Burkina Faso, tutibagiwe nyine na Guinea. Kuki ataba ariyo papasi yo kongera kugira ngo babisenye babikure mu butegetsi bwa gisirikare, ubutegetsi bongera babisubize mu maboko y'abaturage, ariko bikozwe nanone n'Ubufaransa, kuko mwabira bihugu twagiye tubona ko ibigo by'ingabo z'Abafaransa ndetse n'Abafaransa ubwabo bagiye birukanwa hariya. Ikindi nkabaza nti kuki tutabonye n'ibyo bihugu biza gutabara mwene wabo kandi bari muri coalition imwe. Hit target ngo hit target wabyumvishe nibyo, ni Hit Target Business Limited. Iyaje ari nk'impanda Imana yihereye abanyarwanda, ni marayika utaka amazu. Ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi, kuko Hit Target Business Limited ihakubereye. Hit Target Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa, nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Kubifuza gukorana natwe mwizu yaza hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hit Target Business Limited ni marayika utaka amazu. Uwazengerejwe n'ibinyenzi mu nzu yawe ahantu hose nibyo biba byisanzuye, aho wabaye umushyitsi bigahinduka ibisangwa. Ntukibasha no gutegura amafunguro yawe utekanye, kuko nibivuye mu bwiherero bidatinya kuyatondagira. Akira Cockroaches Free Detergent ya Sweet Kiga, umuti wica ibinyenzi kugeza no ku magi yabyo. Aho icupa rimwe ryawo rivanga mu yandi macupa nka ry'ishuri 10 ukoresheje amazi, kandi imbaraga zawo zikaguma ari za zindi. Uyu muti utera mu nzu, mu modoka, mu tubati, yewe no mu bwiherero. Hehe no kongera kuzengerezwa n'ibinyenzi, kandi aho uteye hose ukahasiga impumuro nziza. Cockroaches Free Detergent muyikore
bikorerwa na Zebenugesh Cosmetics. Mukaba mwayibariza ku iduka ryacu Kimironko ku muhanda unyura munsi ya Beka, i Rwamagana imbere ya gare, ni Rubavu hafi ya gare ya Gisenyi. Zebenugesh Cosmetics ibakorera produits zifite qualité yo mu Busuwisi. Rega nabo buriya niba bateye Mali nabo batewe, ariko nyine kuba batatabaye nabo nuko nta bushobozi bafite bwo gutabara. Nakubwiye nti iriya mitwe ni yagashaka buhake nibo bayishinze. Ubundi ugiye kureba muri Afrika iyo mitwe myinshi uraza kureba, wajya kureba muri Somalia za Al-Shabaab, wajya kureba hariya muri za Mozambique, wajya muri Burkina Faso ngaho twavugaga, wajya iyo mitwe myinshi uraza gusanga ni imitwe ifite aho ihuriye na gashaka buhake, arayikeza akayeza, imwe akayigira imitwe y'iterabwoba, undi akayikura ku rutonde bitewe n'inyungu afitemo. Icyo warubajije bwa mbere, ntabwo bavuye hano muri biriya bihugu turi kuvuga ku bushake. Biriya bihugu byarabirukanye, kandi nakubwiye haruguru yuko umunyafurika niyo yapfa niyo yabaho kajana, ariko imari zabo bazibonye, ibyo ntacyo bibabwiye. Kuba rero baravuye nabi kandi bahakeneye inyungu zaho bazikeneye muri iyi minsi, kuko abantu bagomba kubimenya, turi mu gihe ubukungu bw'isi bwahungabanye, kandi umugabane wa Afrika niwe ufite umutungo kamere ugomba kubyazwa umusaruro kugira ngo uzahure ubukungu bw'ibyo bihugu byo mu burengerazuba na Amerika. Ntabwo uzazahura ubukungu bwa Afrika, ni umutungo uzamuhura ubukungu bwo mu burengerazuba na Amerika, cyane cyane ubukungu bwatangiye kuzambana nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Iturufu rero biriya bihugu bigomba gukoresha, yaba ku nabi yaba ku neza, atitaye ku mbaraga zizakoreshwa, atitaye ku maraso agomba kumeneka, mu gihe Afrika ubwayo idashyize hamwe ngo imere nka kuriya muri Iran bimeze. Iran ivuga iti tuzarwana kugeza ku ndunduro, urica umuyobozi umwe turaza n'undi, urica umwe turaza n'undi, ntabwo bose bazashirira icyarimwe. Hari n'umugani w'ikinyarwanda uvuga ko nta bapfira gushira ko byagenda kose. Mu gihe Afrika rero ikirimo ibyo bicu bwabyo, usanga buri bihugu bimwe bifite agatsiko birimo, ibindi bifite agatsinda, ibindi bimeze gutya, ibindi bimeze gutya, uzasanga ko bikigoranye. Kuko uraza gusanga urebye n'iyi mirwano ahantu iri kuba, ahantu yahereye muri Mali, n'ubu abantu none bajya kureba no ku ikarita, abantu bajye bagenda barebe neza kugira ngo basobanukirwe ibintu neza. Nugenda ukareba ku ikarita ya Afrika ubwabyo, ukareba igihugu cya Mali, uraza gusanga nicyo kiri strategique mu buryo bwo kongera kwigarurira bya bihugu byitwa ko ubu ngubu byirukanwemo n'agashaka buhake. Kuko Mali irakora kuri Burkina Faso, igakora no kuri Niger, kandi ibyo bihugu bikoraho igice kinini. Kuva muri Mali ujya muri Niger, yewe ni na mwanya muto wakoresha kugira ngo kuva Bamako ujya Niamey wabonye intervalle ihari ugera mu murwa mukuru, n'ubundi ni hafi cyane. Kuba wajya no muri Burkina Faso naho ni hafi cyane. Ni Wagadugu ni Niamey naho ni hafi cyane, ukubona ko ari ibihugu bifite, kuko na kera rega byahoze n'ubundi ari ibihugu biri mu gihugu kimwe. Kera twiga za histoire, twiga mampire ya mampire, wasanga ari empire imwe zagiye kugenda zishwanyuka nyuma, ariko ubona yuko ari ibihugu imipaka iregeranye, nako imirwa mikuru iregeranye cyane. Kuko urebye nk'umurwa mukuru wa Niamey muri Niger, ukareba uri ruhande rwa Burkina Faso neza hafi yo ku mupaka. Umuturage biramugora waba uri mu majyaruguru ya Niger, mu burasirazuba bwa Niger kugira no mu majyaruguru, burasirazuba n'amajyaruguru, kugira ngo azagere mu murwa mukuru mu burengerazuba, kuko uri ku ruhande cyane. Ukabona yuko rero biriya byahoze ari nk'igihugu kimwe, ariko inyungu zirimo hariya, imari zitsemo hariya, iraniyuma iri hariya, iraniyuma ikivuze nawe urabizi muri isi ikoranabuhanga turimo uyu munsi, kuzahura ubukungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka, ibyo iri kujya gushaka muri Iran, ibyo gushaka muri Venezuela, hari n'ibindi iri gushaka muri Afrika. Izo ngamba zombi iri kuzirwana ifatanyije n'abo bambari babo bo mu burengerazuba, kuko bariya bose bo mu burengerazuba bose utitaye kuba kubwira ngo urirukana umufaransa uza no mu Rusiya, byibuze wakambwira ngo twabirukanye bose turasigaye nkatwe b'abanyafrika. Kuko ntumbwire ngo Mali izagira umutekano, Burkina Faso izagira umutekano, Niger izagira umutekano, mu gihe Cote d'Ivoire ari igihugu kigikoreshwa n'ibyo bihugu. Umwanzi buriya w'umunyafrika wa mbere ugomba kubara umwanzi w'umunyafrika wa mbere ni umunyafrika ubwe. Bino biriya bihugu uraza gusanga abanzi babyo ba mbere bafite n'abanyafrika. Uraza kureba nk'igihugu cya Mali, ubwabyo nacyo kimaze imyaka myinshi cyumvikana n'igihugu cya Niger nako cya Algeria. Kubera iki? Kora ko ni Mali yashyize ku mugaragaro, itangaza ku mugaragaro yemera Sahara y'Amajyaruguru. Ubwo kwemera Sahara y'Amajyaruguru uri kuri Maroc.
ubwo Algeria nayo muri iyo mitwe irwanamo hariya hari n'imitwe nayo yashinzwe n'abanyarigeriya ariko iza gukorera hehe muri Mali. ubona ko nanone mu gihe Afurika idashyize hamwe ivuga iti iyi mitwe ntitwakwemera kwiza gushingwa mu bihugu byacu, ntitwatanga inzira ngo iyi mitwe ijye gushingwa muri ibi bihugu byacu, ukabara ko Afurika ubwabyo ari umuturage wa Afurika. Kuko rero cyabaje cyane niba tugifite umunyafurika witwa umwimukira muri Afurika. Wabonye biri kwera muri Afurika y'Epfo. Hari kuba imyigaragambyo ikomeye rwose gukomeza kugeza ku itariki 29. Urumva? Iyo myigaragambyo rero irimo ngo kwirukana ngo abimukira b'abanyafurika muri Afurika y'Epfo. Umwimukira w'umunyafurika muri Afurika y'Epfo. Uwavuye mu bindi bihugu akajya muri Afurika y'Epfo ubwo yabaye umwimukira. Yego. Kandi uwo muntu yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko, afite ibyangombwa, yaragiye yarakora, atera imbere, aracuruza, arunguka, atanga imisoro muri Afurika y'Epfo, atanga na service, kuko izo service ari gutanga iyo muba muzishoboye kuzikorera, mwagombye kuba mwarazikoze ntaze kuzikora. Ariko noneho muri kuza kumwambura utwe, mugasahura ahantu turi mu mwaka wa 2026. Umunyafurika agenda akajya mu kindi gihugu cya Afurika akitwa umwimukira ku mugabane. Ubundi abanyafurika iri jambo twari tumenyereye ko rikoreshwa ku mugabane w'Uburayi na Amerika. Ariko noneho iri jambo no muri Afurika iwacu turacyabona umunyafurika mugenzi wacu dusa utanarebe uretse kumwaka ibyangombwa ngo itumenya ngo uyu muntu nuwaye hari uwo wabona byakugora kumutandukanya n'undi mugenzi wawe cyangwa se wanavuga igihugu kibeshya bigusaba kureba ibyangombwa bye ngo umenye ngo uyu nuwahe. Afurika rero ahantu turi biracyagoranye rwose. Nari nakubaje nti kuki aba baperezida babiri yaba Chiani ndetse na Ibrahim Traoré captain batigeze baza gutabara Assimi Goïta? Ubushobozi ntabwo. None se uraza kumbwira Assimi Goïta niba yahungishijwe. Ibrahim Traoré yarindwa nande? Rashani. Ingabo zakubiswe inshuro twitira ingabo zatsinzwe aho ngaho zigatanga inzira iyo mitwe yitwaje intwaro muri Mali kinjira neza nta nkomyi nkuko nawe wabibonye bayirekura izo ngabo 2000 n'izande n'iz'Abarusiya. None se ubwo ngubwo urambwira hatsinzwe biriya bihugu cyangwa batsinzwe hatsinzwe abo biyambaje? Abo biyambaje niba batsinzwe abagombye kujya kurwana ba mbere na banakugira inama nabo ngabo bakurinda bazi umutekano wakumeze bakubwira bati meze gutya na gutya urajya kurwana ariko turasiga wawe uri gushya ujye kuzimya wabandi. Ni ibihugu bitubwira ngo byishyize hamwe, yego byaragize ariko nabyo biri mu mpapuro. Byishyize hamwe bifite igisirikare kimwe. Byishyize hamwe byasinya amasezerano yahe ya gisirikare yo gutabarana. Niyo minisitiri w'ingabo yapfuye akaba nta bisa nkaho cyabaye ku mugabane wa Afurika, perezida akaba yahungishijwe, mugabane wa Afurika wose abantu barahutuje nta cyabaye. Bose urumva bimeze bite? Ntabwo ari gutsindwa kwa Afurika buriya muri rusange sinabiriya bihugu gusa. Ntabwo cyaba ari igihe cyiza cyo kwiga kuko abanyafurika ibibakwiye ndetse n'ibibagenewe hanyuma tukajya tureka gutegera amaboko abimuhana kazi imvura ihise. Yes, ndetse bigaha umwiteguro mwiza yaba Chiani ndetse na mugenzi we Traoré. Umunyafurika niba ari umuntu waba wiga ntafate yaba ari we na n'ubu ngubu niba yaraniga ntafata kubera yuko ngira ngo mu minsi ishize warakurikiranye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Hari ikiganiro twakoze n'umuvandimwe Kareneje avuga ati abantu bajye bakurikirana bakurikire imbwirwaruhame ze niyo wafata imbwirwaruhame y'imyaka 25 ishize cyangwa 20 ishize cyangwa 15 urareba ugasanga ibyo yavugaga na n'uyu munsi bitarasohora biri mu nzira yo gusohora. Niba yaravugaga ati ko aho habuze iki muri Afurika aho twari turi muri 60 mu gihe cyitwa ko ari icy'ubwigenge abo twari turi kumwe ko aribo turi kujya kwiyambaza uyu munsi kandi twari turi kumwe cyangwa n'icyo gihe ushobora no gusanga bari inyuma yacu icyo gihe ariko nibo turi kujya kwiyambaza. Niki twaba twarabuze muri urwo rugendo rw'imyaka 65 wenda cyangwa n'itandatu here muri 60 muri rusange. Ngira ngo amasomo Afurika yarayabonye tugiye kureba ababitanzeho igitambo kuva mu bwigenge babipfiriye ba Patrice Lumumba, turebye babikurikiye ba Thomas Sankara muri 87 imbwirwaruhame yavugiye mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye nako Afurika yunze ubumwe. Ukareba ugasanga rero
iyo mbwirwaruhame yavuze ibyo yabwiraga abanyafurika ibi ngibi ko tugomba gukoresha ibintu biturutse iwacu twikoreye. Dore nanjye naje nambaye imyenda yakorewe muri Burkina Faso. Ati birashoboka ko n'ibindi bisubizo byose ibibazo bya Afurika byasubizwa bigizwemo uruhare n'abanyafurika ubwacu. 87 hashize imyaka 39 n'amasigara cyicaro. Ugiye ukareba ejo bundi Muammar Gaddafi yavuga ati ni gute umuntu tumara imyaka n'imyaniko dukodesha satellite. Ti satellite nari nzi ko ari ibintu bihenze bambwiye amafaranga igura, numva nanjye ku mufuka wanjye nayigurira Afurika muri rusange. Ubu ngubu nta gihari. Ukareba John Pombe Magufuli wavuze ati njyewe ndi docteur muri shimi, narize ubushakashatsi narabukoze, ndi umuganga, buri umushimiste nawe nubwo yajya mu ruganda agakora ariko yakora imiti, urumva nawe ntataniye n'umuganda kuko yakora imiti. Ati ni gute umbwira ko COVID-19 uyipima mu ntama ukayipima mu bibabi by'amapapayi no mu ihene no mu muntu. Ati ibyo bintu rero ngewe muri Tanzania izo preventive measures izo ngamba ntazo nzafata. Aracyahari. Uzareba ibihugu byose byafashe minenembwe COVID-19 uko byagenze, uraza gusanga rero uyu munsi uko bimeze. Niba ari amasomo Afurika itaravanye muri izo ngero dufatika ubwazo kwa Gaddafi ibyo yazize n'abatoye umwanzuro wo kumurangiza n'abanyafurika ubwacu turimwo yo kumugabaho iyo ntambara, urabona yuko Afurika kwiga turiga ariko gufata ni kimwe. Niba ari ukwiga abanyafurika barize doctora barazifite, professora barazifite, yewe n'abahanga barabafite, ariko ibyo twize ni impapuro gushyira mu bikorwa biragoye. Ugiye kureba abasokuruza bacu intambara barwanye, ayo mashuri tuvuga ya professora doctora batayafite. Uzagenda uribwirwa ruhame ya Musinga yavuze ati aho ugira ngo uzagambanira u Rwanda urumva ati rwose wabyara tukarwitangira kuko n'ubundi bari kuzapfa utabihisemo. Bishatse kuvuga ngo n'ubundi ko wari kuzapfa wagombye gupfa urwanira ukuri n'ibyo wemera atari ukwemera kuba ingaruzwa muheto. Izo ngero ugiye kureba izo zose abazitanze uwo murage baduhaye twawukurikije gute ryari kusanga umunyafurika wa mbere ari we mwanzi w'umunyafurika. Ubundi aho niho habera ikibazo gikomeye. Twahita tuvuga ko se ubwo ari ukurangira k'ubutegetsi bwa Koita. Hariya none se urabona hasigaye iki? Ahubwo noneho birototera yambe bavugaga iry'umuhini isuka yotetera imuhini. Ubwo niba urebye ku ikarita uko bimeze, ubwo niba bava hariya muri Mali barahita bazamanuka ngo muri Burkina Faso cyangwa batambike no muri Niger. Byanze bikunze uriya mutungo niwo bakeneye. Niba kandi Mali urebye uburyo kiri strategique, urebye kandi ni nayo yabayemo kudeta mbere y'ibyo bihugu byose, kuko habanje Mali hakurikiraho Burkina Faso hasoza Niger. Byanze bikunze wabona yuko ko yaba ari iherezo hubwo rya biriya bihugu byari bimaze iminsi bivuga yuko bishaka guharanira ukwishyira ukizana no kwigenga kwa Afurika, ariko ntubare ko ari biriya bihugu bwabyo bitatura bitsinzwe no gutsindwa kwa Afurika muri rusange. Yahisemo gukomeza kuba insina ngufi inyuma yabo mu Burengerazuba n'Amerika. Muri Mozambique hateye inyeshyamba zicaga abaturage. Repubulika y'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kijya gutabara muri Mozambique kandi byanatanze umusaruro. Kubera iki muri Central Africa the same story? Kubera iki tutabona ingabo za Afrika arizo zijya gutabara abanyafrika ubwabo, ahubwo aba bakuru b'ibihugu bamwe bagahitamo n'ubundi kwifashisha ingabo zo mu Burengerazuba bw'isi cyangwa se ingabo z'abera? No sizo ngabo zo muri Afurika uvuga zo ibihugu nibyigenga, ingabo zo zirigenga. Hari igihugu n'ingabo ninde wagombye kwigenga? Ariko twabonyeho byashobotse no mpamvu nari ngwaye. Ntabwo byashobotse, zagiyeyo mu buhe butumwa? Misiyo yishyurwa nande? Zagiye mu butumwa bubiri. Hari ubutumwa zagiyeho bwa Afurika yunze ubumwe, zigiyeho no mu butumwa bwa hagati y'amasezerano y'ibihugu, hagati y'amasezerano igihugu cy'u Rwanda cyagiranye n'igihugu cya Central Africa. Sibyo? Hari ubutumwa ingabo z'u Rwanda zari zirimo muri Mozambique bwaterwaga inkunga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Urumva none kuki iyi bihugu bya Afurika nta buryo bwo kuvuga ngo ubumwe ijambo ubumwe bubaye buhari bwa nyabyo, ibyo birakunda. Nuzasanga hari aho byanakunze uzasanga ari igihugu kimwe. Ibaze nawe ariko Central Africa aho iri, ibaze ibihugu ucamo kugira ngo ugere ku Rwanda uvuye muri Central Africa. Urebe Mozambique aho iri, ibihugu ucamo kugira ngo ugere ku Rwanda. Muri Central Africa duca muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukahita tuyagera. Yego, ariko ushobora no guca
mu zindi nzira yego ariko urumva ngo byanze bikunze reba iyo ntambwe nyine uba wateye ntabwo byibuze ari igihugu muturanye uvuge ngo Clement umuturage w'Urusizi ashobora kwigutabarwa n'umuturage w'Ukayobe ndabyumva ariko banza umenye ngo imari bwo bagiye kurinda za mbere niza bene gihugu imari ziba zihari mu gihugu za mbere na mbere umva ngo nizo ziri muri target niza bene gihugu cyangwa uzasanga nyinshi ni business zihari za mu burengerazuba n'ubundi muri ibyo bihugu hose uraza gusanga n'ubundi imari za mbere zabujijwe umutekano zabujije gukora bagiye n'ubundi gusigasira inyungu n'ubundi akenshi uzanga atari izabene igihugu muri rusange 100% nubwo nabo bashobora kubona utuvungukira ariko uraza gusanga nanone abo mu burengerazuba na Amerika business zabo zihari nizo ziri kungukirwa cyane kuruta ubwo bumwe buramutse buhari ibyo byakwikora niho ruraza gusanga mu ibyo bihugu bindi turi kuvuga byo nubwo nabyo mbona nabyo byajwemwo ariko wajya kubona ko byashyizeho icyo gisirikare cyabyo ni iki ukabona ko ubwo bumwe bo barabufite umuturage aragenda akishyira akizana hari ibintu ubona bikigoye Afurika n'ifaranga rimwe bizagorana Afurika umuturage yagenda niba cyitwa umwimukira urumva imipaka ahubwo aho kugira ngo yugururwe ahubwo bararushaho kuyihambira ubumwe niba budahari ibyo by'ingabo nabwo niyo byaza si iby'igihe kirekire kuko n'ubundi wundi muturanye nawe azabinyuramo asiye ibyo uri kubaka Clement turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro nari nkubaje ngo uku nukurangira ku butegetsi bwa Assimi Goïta urambwira uti yego kuko president utakiri mu gihugu n'ubundi bivuze ko ziranyeshyamba zijya kongera kwigarurira zijya kugarura ntabwo ari inyeshyamba rega ziritwa inyeshyamba nta kibazo kuko nibyo ko gashaka buhake yagiye gushyiraho uzamukorera Mali igurishwe Niger igurishwe Burkina Faso igurishwe nkuko bimeze muri Cote d'Ivoire nibyo bigiye gukorwa mu bantu bajye bareka kurangazwa ibintu biraho ngaho ejo tuzabona n'abatuarege bongeye kubyura umutwe muri Niger abatuarege ubwo ngubwo nibo barahita bazamuka kuko misiyo ya mbere yabagezweho nari kukubwira ngo abatuarege muri Niger nabo bagiye kongera kuzura umutwe akaduruvayo kongera kagaruke muri Afurika y'Uburengerazuba mwabira bihugu bitatu byari bimaze iminsi nyine ubona ko hari umutuzo wagarutse aho bano basirikare bafatiye ubutegetsi ubwo twavugaga muri Mali aho nyine turi kwibanda tukavuga muri Niger ndetse no muri Burkina Faso naho bigiye kuba bizingiye no kuvuga ngo niba Mali iraba yamaze kugwa mu maboko n'ubundi yagashaka buhake n'ubundi byanze bikunze n'ibyo bihugu ntabwo yarabikiriho kuko n'ubundi uko kwishyira hamwe kwabo kora kwamaze gusenyuka nibo baraza kuba basanga umusibezo cyangwa ejo bundi iyo tuvuze umusibezo cyangwa ejo bundi ntago ari kuvuga muri iyo minsi nuko byanze bikunze mu minsi iri imbere n'ubundi ibyo bihugu bwabo umwe byari bimaze kuvuga ko byubatse kandi ubona n'abanyafurika benshi wabonaga bavuga bati byari bigenze kuriya niba natwe byari bigenze kuriya niba natwe byari bigenze kuriya gashaka buhake uri kubaka wasenya nubwo aravuze ati bari bamaze iminsi ariko bari bamaze iminsi n'abandi bari kubitegura niyo mpamvu turi kuvuga uyu munsi mu gihe rero Afurika itarisobanukirwa mugani uvuga tuti aho twari turi muri imyaka 60 bashyire hamwe kuko ntago bose abaperezida 54 wabicire cyarimwe cyangwa ugenda ubica umunsi ku munsi impamvu babica nuko azamuka akazamura agatwara umwe wese ahengereza bakakavanaho ndagahengereza bakakavanaho ariko mwese muzamukiye cyarimwe banavaho bakazamuka abandi bakazamuka abandi ntago byakunda birasaba ko abanyafurika bagira filozofi cyangwa tugira filozofi nk'iy'abanya-Iran kuko umunya-Iran arakubwira ngo Iran ntabwo ari igihugu nk'uko ukibona Iran ni filozofi nibiba mu banya-Iran ubwabo urica Khamenei Ayatollah ari Khamenei akaza Mustafa napfa nawe uzazana mwishywa we kandi bose baza bafite imyumvire imwe abanyafurika rero dukwiye gukanguka tukagira imyumvire imwe tukumva ko icyo turwanira twese cyangwa icyo tumaranira ari uko dushaka ko Afurika iba nziza kandi natwe tukigira mu byo dukwiye kuba twigiramo ibyo ni bizakomeza kuba mu nzozi z'abanyafurika ariko si wapfa kumenya ngo ni ryari zizabimpamo abanyafurika benshi umunyafurika wanyawe izo nzozi zirota ariko se ni ryari zizabimpamo Clement reka ngushimire niba nta kindi ufite cyo ku naenda gushimira Alexis dushimire by'umwariko nabo tubana hano kuri Primo Media Rwanda bakurikiye amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi asante sana kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa ikibazo nuko gutegura urugendo bigora gukora reservation ya tike y'indege gushaka visa ubwishingizi bw'urugendo amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha abantu nka Ireme Travel Agents Limited
kompanyi nyarwanda iri mu za mbere muri serivisi zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.